mwitangazamakuru uko Rayon Sport iganirwaho uko ivugwa Rayon Sport yari imaze icyumweru wamagani cyose ivugwaho ibintu by'urucantege kubera ko ni ikipe yari yatakaje umwanya wa mbere urumva Rayon Sport isanga irimo amashyaka abamira abasaza abarwanya abasaza ariko mwitangazamakuru zari inkuru z'urucantege abasaza barananiwe abasaza baradutuburiye abasaza baratubeshye baratwibye ariko Rayon Sport yari yaramaze gufata uruhande ruvuga ngo tugeze mu gihe cy'abareyo b'abakunzi nibo bari kumwe n'ikipe kurusha icy'abareyo b'abafana numvaga ari nka komite y'abasaza ngiko nabyumvaga n'abayobozi b'amafani club ntabwo niteze ko ingoma harazi ko hari abareyo benshi ariko Ruvia trust me bisi zagiyeyo vewiti zagiyeyo cross country zagiyeyo stade y'ingoma yari yuzuye abareyo stade y'ingoma yari yuzuye abareyo kandi bafaniye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma byarantunguye ntabwo ninzi ko abareyo baza kwitabira match yo hanze bene kariya kageni kandi abenshi rero baturutse i Kigali kuko twatanye n'imodoka z'abareyo na bisi z'abareyo bariyo cyane mu by'ukuri ubwitabire bwari bwiza cyane kandi wabonaga mu by'ukuri morale hari abayobozi ba Rayon Sport hafi ya bose bari bahari ntabonye n'imuvunyi ariko abandi bose bari bahari mu by'ukuri ku bareyo bravo iriya ni statement none mwakoze Rayon iri mu bihe bibi n'ubundi muraza kwa muyiri inyuma muri campaign igikombe cya championnat so ubwitabire bwari bwiza cyane stade y'ingoma ari yuzuye yose Rayon Sport rero iza gutsinda ibitego 2-0 ni ibitego ngira ngo byamuritse mu gice cya kabiri ku gice cya mbere cyaranyera ubusa ku busa ibitego biboneka mu gice cya kabiri ni Rayon Sport yari imeze gute muri rusange ibitego bibiri byavuye hehe Abramahira Bedingo yateye igitego cyiza cyane nabonye abanyamuryango bagitangara nanjye yakibonye ku mbuga nkoranyambaga ni Rayon Sport nyine yakinnye gute kugira ngo ive ingoma yemye ekipe yatojwe na Rwaka Claude niwe watoje ekipe ubwo ugahita utekereza ko harimo n'impinduka mu kibuga ko hari abakinnyi ba Rayon Sport muri iki gihe badahari kubera ibibazo bitandukanye tutari bugaruke bizwi harimo nk'umuzamu Kadime Ndiaye ntabwo hari Nsayimane Mable ntabwo hari bakinnyi batandukanye nyine badahari muri ekipe ya Rayon Sport so defense n'ubundi yari ya Youssou Diagne ndetse na Omar Nyinga hari umwana witwa ndumva ari Pacifique bari wakinishwe kuri gatatu igice cya mbere yagikinnye nabi cyane ariko igice cya kabiri yari yamaze gukurira mu mukino yitwaye neza mu gice cya kabiri cy'umukino hanyuma Ombolenga afite na Diane yari muri Shari Rugaju Shari yakinaga nka nimero 6 ari kumwe na Kevin nka nimero 8 ndetse na Papley wakinaga inyuma ya rutayizamu Biramahira Bedi impande zariho umunyakongo Brazzaville Junior Prince Lenga Kanga yari mu kibuga ndetse na Iragwa Haji so match igice cya mbere umuzamu w'ikipe ya Muhazi niwe wagikinnye kuko rero yaramushose pe umwana witwa Man yakoze save nimvuga ngo ni za save zo kwinaganika ni nka zimwe Pierre yakoraga ejo Ruvia zo kwinaganika kuri ku mutambiko w'izamu yakoze save yaguye ekipe ya Rayon Sport cyane ariko Rayon Sport iguma mu mukino ku buryo mu gice cya kabiri cy'umukino byaryoshye kurushaho umutoza Rwaka Claude atangiye gusimbuza Ramprasoma izana mu kibuga umwana w'umuhungu witwa Adama Bagayogo twavuga ko ariyo yahinduye umukino kuko akinjira mu kibuga baro ya mbere yakozeho harashize nk'umunota umwe cyangwa se amasegonda Kufra Mbarenga baro ya mbere yakozeho yari Kufra Mbarenga yatereye mu ruhande rw'ibumoso ku ruhande rwa Rayon Sport ayiteye yagomba kwijyana mu izamu umuzamu kuko yari yagiye mu ruhande rutari rwo ariko ahita akora reflex aragaruka awukuzamo akaboko ariko mu kukuzamo akaboko umupira arawutumbagiza ugaruka ku ruhande rwari rwafunzwe na Adama Bagayogo yahise avundereza mu mutwe yarahagaze ku murongo w'izamu neza igitego cyiza mu by'ukuri cyateguye ku mupira w'umuterekano utaba ariko sa ku muzamu cyangwa se ku muntu wese ni cya gitego cyiza nk'urupfu cya gitego cyiza nk'urupfu kabisa hanyuma nk'abantu batarebye umupira batangiye nyine gutegura conspiracy zo kuvuga ko umuzamu nka Amani wa Muhazi ahari ngo yari yateguwe abatararebye umupira ariko umuntu warebye umupira arabizi kuri ya muzamu ahubwo agomba kwa man of the match yaguye Rayon Sport cyane icyo ni igitego cya mbere baragiserebuye cyane mu by'ukuri kuko urumva ni Rampraso muzamu akoze iyo ni credit ubundi y'umutoza ko ni Rampraso yari akoze itanga umusaruro Adama yaje guhobera umutoza Rwaka ariko ajya no gusereburira ku ruhande rw'umusifuzi w'igitambaro kuko mu buryo bugaragara yari yagoye Rayon Sport cyane sinibuka izina rye yagiye kumusereburiraho rwose afata ku mutima gutya
asa n'umwereka ikiganza avuga ngo ibyo mwakora byose match turayitsinda. Ni geste ya Dama Bagayogo nyuma yo gutsinda igitego yamuhaye ubutumwa, yamuhaye message. So igitego cya kabiri cyo cyari kiryoshye no kurushaho, ni umupira nabona warakipewe na Youssou Diagne. Yego Youssou Diagne awuhereza umupira muremure, hanyuma uwitwa Bedi Biramahire yarahagaze nk'uri metero 30 igitego giteye gutego nabona inyuma ye hari abadefenseri babiri. Iriya baro ntabwo yari volley, yarazengurutswe n'abakinnyi batatu bamuhaze, umwe ari inyuma ye abandi bari mu mpande z'amuzengurutse. Baro yari rekipeye asa n'uyidunze hasi wubwe, ihita izamuka, urumva bari izamutse yidunze hasi ibifite imbaraga mu kwishota. Yayishose ari nka volley, babyita volley, gushota bari mu kirere, ayitera umuzamu muri metero nka 30. Umuzamu yari yarangaye kuko ntabwo arazi ko bari iri mu kibuga hagati, Rayon Sport yayishota cyane mu bitego byiza byatsinzwe muri iyi season kabisa. Yari yasohotse gato yavuye ku murongo w'izamu, bivuze ngo baro yamunyuze hejuru ku buryo niyasimbuka bakamukubana kabiri ntabwo ari kuyikoraho. Yaragera rimanukira mu izamu neza neza, yamurenze hejuru. Umuzamu nta kintu ari kuyikoraho bitewe naho yarahagaze. Cyari igitego cyiza na Bedi yagiserebuye mu buryo budasanzwe, ko n'umukinnyi ugira critique nyinshi cyane mu itangazamakuru kubera umukinnyi nyamara udafite imibare mibi. Yego kubera uwo yasimbuye Foronganye yari best scorer. Foronganye yavunitse Rayon Sport ari ya mbere, Abedi Biramahiraza bigaragara ko inkweto za Foronganye atazi kwirwamo. So itangazamakuru iramukritika cyane, reaction mu kibuga no gutsinda ibitego yaraserebuye bagenzi be nta numwe yakozeho. Yagiye kwepa mu kibuga ameze nk'igisiga cya Kagoma, yaserebuye igitego nk'umunota wose. Ariko nabyo biramufasha kugira iyo pressure, icyo gitutu nyine kingana gutyo, ariko kaderivaringa ni byiza ubwabyo. Sinzi niba rushoje Lorenzo kugira ngo twinjiremo. Byari ibitego bya Rayon Sport. Rayon Sport iyi stade bahise bayifata, barasakuje, baririmbye rero niwe dukunda. Na manota 3 ari manota 3 yaryohera Rayon Sport muri season, kuko nukongera gusubira muri phase retour, muri phase retour ko kongera gusubirana umwanya wa mbere mu buryo bw'agateganyo, kuko apeteri yagakina haburi imikino 6 gusa. Byabahaye morale bavuga ngo ntacyo niyo aperi itatsindwe ejo niyo yatsinda, ariko nidukomeza gutya tukayigenda inyuma gakeya nayo haraho izabo. Bita biba rero ku cyumweru aperi biratakaje, byaryoshye cyane. Yari pasika kubariyo kubera kuvanga ibintu bibiri binagoye abandi banyafrika cyane. Tugabanyirizaho gato, singishaka kuvugira hejuru cyane, genda nikora akazi ko gukora analize ntuje. Tugabanyiriza ntuza iyo nge Bedi hejuru cyane iranjena, bituma mvugira hejuru. Nandi kuvuga ngo kubera usigemo gake ntabwo wabe ngo uyikuremo, ariko usigemo gake umuntu akumvira inyuma. Abanyakenya bajya bavuga ngo ni kapiripiri, ngo ariko ngo kambali nta kindi kintu gisa n'ibyo bintu wakwifuza kumva mu matwi yawe. Birakuryohera, bagashyiramo akaruru, baragukubakuba, iragenda igakora ikindi kintu kitigeze kibaho. Bazi gukora ikintu cya motiva ekipe. Icyo nicyo cyabaye cyo kuririmba. Stade ya Ngoma irafatwa, barayibohoza, bahagira ubwami bwa Rayon Sport. Ikipe iraceceka, ikipe irabura, iburira iwayo irabura kabisa, baragenda barayicecekesha burundu. Ariko ibi nubwo ari byiza, nje nakunze cyane imitangirire y'akazi ku mutoza Rwaka. Ni imitangirire yabaye myiza kubera ko iyi kipe ya Muhazi ni kipe iri muri zone rouge, ni kipe itameze neza, nayo ntabwo yarizera kuguma mu cyiciro cya mbere. Bivuga ko yari yiteguye gutanga challenge yambaye kuri Rayon Sport. Bari babizi ko mu gihe Bugesera yatsinda match bari itamanuka muri relegation, ko Kiyovu yari yatsinze nayo. So yari match ikomeye cyane, yarimo Anje iteye ubwoba. Kubifata rero nubwo buremere bifite nizo ngufu bifite mu mutwe nyine wa Muhazi, bizi ko ishaka kugutesha amanota, kandi ukabizi ko Rayon Sport haracemo iminsi atarimo utuntu tumeze neza. Murabizi ikibazo cy'abakinnyi ngo bari ruswa, hajemo kiriya kibazo cya federation tuza kugarukaho mu kanya na match ya Mukura. Ibintu nyine hari ukuntu hanze y'kibuga wabonaga muri Rayon Sport bisa naho bidatuje. Babasha kubijera, babasha kubirenga, babasha gukora resultat nziza. Congratulations ku batoza bahawe akazi ko gutoza Rayon Sport muri ino minsi isoza. Gusa ubwo bagize amahirwe yo gufata umwanya wa mbere, nje mfite message ngufi nshaka kwihera abasaza, abafana, abatoza. Ego Rayon iri muri position nziza yo gutwara igikombe
bitigeze bibaho. Kubera iki? biri mu biganza byayo. Nta kindi kintu na kimwe bakeneye kureba kuri APR. Ni gutsinda imikino 6. Barasabwa gutsinda match 6 zikurikiranye. Igeze gutsinda 10 muri iyi season. Yego. Izo match 6 zirasaba ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, Rayon Sport mwirinde kuko ubu bigiye kubaremerana kurusha ikindi gihe cyose mwigeze mubitekereza. Kamabwiriza match 6. Zinyuremo. Match kurikira barasura Etincelle Rubavu. Match komeye. Bahite bakira mu rugo Rutsiro. Neste nanone. Yego. Kipiri mu makipe 5 meza. Bahite basohoka match 2. Yego. Polisi bizaba ari Kigali. Bahite bagiye Bugesera, kwa Bugesera iri mu manegeka. Yego. Hanyuma bakire Vision, banakire kipe ya Gorira. Mu mikino 6 ndabona Rayon Sport izakiramo imikino 3 igasohoka imikino 3. Aha. Fair enough, ni imikino 6 ikini. Areyo rero ibanga rya mbere, niba basaza abantu barabagiriye icyizere bakabakunda bakavuga yuko mwagarutse mu bintu byanyu, imbaraga z'amafaranga muri no shampiyona muzi ko niki ku bakinnyi, ubwo ndavuga kubahemba mukabakuramo urwitwazo, kuba amaprime ari hejuru. Aha ndabwira Muvunyi na Tadeyo ibintu by'ibihumbi 100 mu bivemo, muhanike prime. Abafana bariyo mukanguke mu fani club, muzamura amafaranga namukeneye igikombe, mutangira kwinjira muri za desa kuri match itsinzwe 200,000 mukinnyi yumve yuko bikomeye. Umurindi kumanukana na Real ahantu hose igiye, kuko za bisi na yamabere murimo muravuga amagambo ntiyazaza ikintu ngo hari ukuntu ngo batwibye ngo badusifuriye. Tips ya kabiri nyuma y'iyo ngiyo yo gukora ibibareba, iyo uzi yuko bikomeye cyane, you hit by knockout. Rayon Sport mugira ikintu kimwe kijye kibafasha, yes, ariko ubundi mukagikoresha ntacyo kikibamariye. Ikintu cyo guplayinga role ya victim buri gihe ntago ari cyiza. Iyo uzi yuko bikomeye gutyo, ubizi yuko nibyo muvuga ngo ifirimbi ngo iraza kubigoye nibiki, you hit by knockout. Ni kuri ababigenje hari ingoma, ushyiramo ibitego 2 kare, ibintu ukabisoza muri half time, ukagenda ukaryama ugasinzira. Ibi mwabibonye mu gice cya kabiri byatangiye gutera ubwoba. Ubwo rero nukugarura ibintu muri half time. Iminota yanyu 45 ya mbere ikaba ari umuriro wo kotera kure. Ingingo yanyu ikomeye cyane. Hanze y'ikibuga ya Nyarugenge ntihararangira. Hari ukuntu mwa excited, nabyibukije abagacinye ubushize, mukagenda mukishima cyane mukibagirwa. Nje se nkunda hanze y'ikibuga ya Nyarugenge, genda hakunda cyane, ariko hanze y'ikibuga habaho yo nibera. Ujya kumva hari umunyamakuru nabonye bivuga ngo hari ikipe imwe itsinda, ngo akagira umuntu uvuga ngo nge nayo nateguye match, ngo yanganya, ngo akavuga ngo bakinnyi bitwaye nabi cyangwa akabyegeka ku mutoza. Simuvuze, mumenye ko hari imbaraga nyinshi bisaba gutwara igikombe kandi muranabizi. Wenda tuvuga ko Lorenzo wenda adafite speed wenda ingana wenda ni yande se wenda ni ya Iberi, ariko Iberi aramutse agendeye ku muvuduko kuri hasi, ibi nagiye gukora Lorenzo yabibloka kabone nubwo batanganya umuvuduko. Si byose nicyo kibazo APR igira. Ubona ari ikipe idafite icyo kintu cyo kuba physically iri mu kintu cya rapid. Uzumve no mu mipira yose buriya mu buryo butatu bikinwa muri foot, ubwitwa counter attack, ubwitwa attack rapide n'ubwitwa attack plus. Uburyo bwonyine ubwemera icyo kintu cyo gukina gahoro gahoro ni attack plus. Ubundi buryo bubiri usigaye, counter attack na attack rapide, busaba umuvuduko. So ndibaza ajya toza ikipe ku buryo ishobora gukora ikintu mu masegonda 7-6 ikaba yagenda igahita ikora action kandi ikayibyaza ikintu ikakibyaza igitego. Donc urabona ibintu kinabira aho nagapase bashuje kwa defense. None abafana ikimbabaza niba rukuta sinze wana akafana sinabarenganya nyine nuko bigenda. Claude tera amanota Claude akunda kubikora. Ari muri defense ya APR ahagaze neza hafi akagenda kanubageza gake agatera amanota 4 barakayishyira kwivi, baragahita yidubura kumwe twayiduburaga muri primaire, igatuma agira ikajya hejuru cyane ijye kumanukira hagati mu bagakoma amashyi rwose warakiduwesha waragiteyesha kandi atakaje possession kuko baro yari afite ayishiza ahantu na adversaire yemerewe kuyifata. Umuntu akora fente tuvuge nka Clement kwa kundi bari gupasa bira bicycle kick byo muri surface mwarayibonye ejo
biriya bicycle kick bya tempt bya buri kanya bicycle kick ntabwo iri sure baro ije muri surface mushobora gutsinda baro wayikontorora n'umutwe cyangwa igituza ukayiha mugenzi wawe ariko umukinnyi niba ari Mamadusi cyangwa Watara urimo urasobeka amaguru mu kirere ukora bicycle kick zose ukaziswata defense ya Etincelle ikayifasha umupira biriya bintu ni ibiki kweri umutoza araho nashobora kubabwira ariko ntekereza ko APR ubuyobozi bwa APR bufitemo uruhare riga kuko APR isa nkaho itojwe na opposition yayo iyo ni statement gute ikomeye ni iri bold isa nitojwe na opposition kuva iyi sezo yatangira no hagati muri sezo umutoza wa APR asa n'uwatakarijwe icyizere iteka ryose yagiye yerekwa ko ari ikibazo cy'igihe agatandukana nabone niko bizagenda mu gihe donc APR igaragaza ko biramutse bigenze neza bishobotse bakabona room batandukana nawe iyo message iri no mu bakinnyi barabizi ko ari umutoza APR temera anytime uzatandukana na APR ntabwo ntekereza ko nk'ubu agifite icyo kubabwira kuko ntabwo ntekereza ko bacyumva ni umuntu nyine wacitse amazi uri aho batemera ko nka biriya bintu bya bicycle kick twabiganiraga turi abanyamakuru ejo ni ahantu umutoza akwiye guhita ahamagara abakinnyi gutya akabaha agasopa akababwira muratakaza possession turimo kwataka muri gukora tempt z'ubuswa zitari ngombwa mwatuje mugakina umupira mugapasanya babikoze inshuro nk'enye ruvuya muri surface bariri mu kirere ivuye muri kona cyangwa se ni cross ukabona nka Kamadusi kari mu kirere kasobetse amaguru kubera iki irindi jya mu kirere ntashobora kugira icyo ababwira kubera iki bamwemera nta kibazo kukibaza umupira umva rero mu mupira ikibazo kiri tuyiva ikibazo kiraha kubera iki umupira iteka wa APR uri mu kirere kubera iki icyo nicyo cyo kwa mbere cyo kwibaza no kuvuga ngo kubera iki sortie ya baro yose exit ya baro yose no ngo uburyo APR igiye kuremamo igitego kuki busaba ikirere kuki busaba gutsindisha umutwe kuki busabye corner kuki busabye cross kuki bidasaba ko umuntu penetra ngo ikipe ikore amakombination reka tuyisoreza aha ngaha ubwo rero no kuwa gatatu ifite igikombe cy'amahoro umwanya wo kuganira pero cyahaririga sibyo tugende gusa nyine ibyo byose yatakaje umwanya wa mbere ibyo byose byatumye itakaza umwanya wa mbere iyo utakaje bidafashe ni icyumweru kimwe cyonyine gusa mugani bamaze icyumweru bundi ni icyumweru oya urumva twagiye mu cyunamo iwuriho nicyo cyumweru actually yamaze umwanya wa mbere hanyuma ubone nka bibiri nyine we APR yongeye guhita itakaza umwanya wa mbere habura imikino 6 gusa imikino 6 APR isigaje ntabwo ari imikino yoroshye itunyuriremo match kurikira APR irakira rutsiri gutsinda 4 ivuye inyuma ntago ameze neza irakora remontada rutsiri irakira APR ntago ari APR yakira rutsiro APR izagira ubavu match kurikira